tugenda ndagira ngo ushyire ikintu cyananiranye mu ruhande rwawe wizere imana muri aya masengesho ntabwo bizacu bikemukira mu bapfumu ntibikemukira mu nzira hirya no hino bizacu biza bikemuka iyo twageze muri aka kanya niho dutsinda abarozi niho dutsinda ibiturwanya niho dutsinda amadeni niho dutsinda ubukode niho dutsinda ubundi butandukanye tujya dutsinda kutabyara abemerera imana baragendana iyo twemereye imana tukagendana tujya dukorera imana tugasenga imana abantu bakavuga ko bizaducanga ariko iyo wemereye imana imana yikorera inzara yawe ikikorera amagorwa yawe ikikorera ibikwemerera aburahamu ntiyatinya inzara ntiyatinya ibigeragezo ntiyatinya uwo kurara imana ikajya igenda iringaniza ataringaniye niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo zakuba imbere kandi ahataringaniye zaharinganiza zavunagura inzu z'imibiri zacamo kabiri ibiringizo by'izuba barameta ngoma kugira aburahamu arangije yumvira imana tumaze kumenya igihe tumaze mu kibazo tuba dusigaranye ijambo rimwe ryitwa kwemerera imana iyo twaburiye ubutabazi kwa bene wacu badusuzugura twarabuze agaciro amahirwe aba asigaye namwe ni ukureba kuri yesu noneho ndabwiriza amavuta aramanuka numva imbaraga ziramanutse sinzi ukuntu nasimbutse mu mavuta ndeba ndaguruka iyo byaje simbutse twataramye neza mbona umuriro w'imana wamanutse ngiye kumva numva ipataro yanjye sinzi ukuntu nasimbutse numva irakatse irakaka ndayumva sinzi ukuntu nakoze bari mu mavuta bari mu kirere numva byagenze gutyo nyine yacitse kandi yari yacitse cyane amagawe n'imana byose biragenda ariko tugasigarana uzana ubutunzi uzana amahoro uzana agaciro iyo bose bagiye dusigarana n'uzana byose kuri twebwe abahari Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana asifiwe. Bangira ngo gatubwirizemo neza. Bwana asifiwe. Una hanura kanda ndakuranye ndakuranye gasima n'inyama ndahimbariza mu rugo. Ndimurangaye. Bwana asifiwe. Niwe mwegeranye n'uturangaye ushigikira turaza gusoma muri Yeremiya imirongo yawe byinshi Imana izaguha umugisha ariko hari nawe uguhanye si gukora ibyo abandi batashobora. Bwana asifiwe. Reka tuve gatatu umurongo wawo wa gatatu. Amazina yanjye yitwa Daniel Tuyisenge ku bantu batanzi ariko numva atari ubwa mbere ngeze hano ndabona hari mahozi ariko ku batanzi n'ayo mazina. Amen. Umugore ntabwo arahagera ariko n'ejo bundi ndabatumiye. Bwana asifiwe. Ari mu nzira ze zamuri
Imana icyubahiro. Yeremiya 3:3 ku murongo wawo wa 3 dusome. Haravuze ngo utabaza ndagutabara kandi nkwereke bikomeye byinshi ntamenye. Tuvuge ngo amen. Ariyo yatsemo Imana imbaye none. Yobu igice cya 5 naho noneho ku murongo waho wa mbere haravuze ngo hamagara noneho hari uwagusubiza. Jambo rirandyoheye rwose. Hamagara noneho, none ni kuwa 6 hari uwagusubiza. Uwo mubera w'umuntu watabaza umuhe. Dukomere Imana amashyi.
umwizera none salame tangomba kotera kugira ngo uyu munsi wa none utangire wirate ku kibazo, wirate ku kigeragezo, wirate ku madeni, wirate ku burwayi, ubwereke Yesu, ubwereke Imana, bavugisha Imana kandi ubaze tera salame tangwenera. Yesu ahimbazwe cyane. Tama salame tangwenda. Hari umugabo uzi undangaza cyane iyo mvuze ku kwizera. Hari umugabo witwa Aburahamu. Aburahamu yavukaga muri bene wabo, ariko haboneka izo bamurusha. Amen. Hari igihe tuvuka mu miryango igakira ariko twe bikanga, bigatera imbere bikanga, bakiga bakabona akazi we bikanga. Aburahamu ngo abandi bari barazaye ariko ngo we yabuze kuzara, zarananiye. Yesu ahimbazwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Yesu araryoha n'ukuri kose. Igihe kimwe ngo Imana ibonye Aburahamu imubona mu mugambi yawugambiriyeho, ibona icyo yagambiriye kuri Aburahamu kera. Hari igihe tugeragezwa ariko Imana ibizi icyo yatugambiriyeho, bene wanyu badahari, nta muntu uhari, ariko Imana iba yarakibonye. Nubwo ugeragezwa, hari umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Nubwo nta gaciro ufite, hari umugambi w'Imana. Nubwo wasuzuguwe, hari umugambi w'Imana. Bakwimye ijambo, hari umugambi w'Imana. Abantu bakurebanira miruho, ariko Imana yakureba ikabona umubagisha. Yesu ahimbazwe cyane. Yesu ahimbazwe cyane. Yesu ahimbazwe cyane. Kandi asukira abantu. Aburahamu Imana iraza. Iyo Imana ibonye ko ari ibintu bikunanije, ikintu cya mbere Imana iziza. Amen. Iyo Imana ihageze ngo ntiyemere uguma aho ngaho. Uyu munsi wa noneho umaze igihe yakugora, mu izina rya Yesu Kristo utera intambwe uhave ugenda ahandi. Imana iyo ihageze ntikunda ko uvuga ngo uzaze ejo, iravuga ngo uhinde. Humura mwaze uzinabyumva baramaze iyo wibutse uzuze ukugose ukunda Imana ibonye Aburahamu abona yarasuzuguwe, baramufashe ijambo. Imana iravuga ngo Aburahamu ngo ngwino, siga bene wanyu, siga igihugu cyanyu, siga imiryango yanyu, siga inzu iwanyu, siga karayesi iwanyu, uze tugende. Yesu ahimbazwe cyane. Yesu ahimbazwe cyane. Yesu ahimbazwe cyane. Imana imuhamagara bene wabo bareba, bavandimwe bareba, imiryango ireba, ibigirwamana bireba. Yesu ahimbazwe cyane. Iyo uhamagawe n'Imana nubwo bagutuma amahembe na za karande mwumva ntacyo zagutwara, kubera ko Imana yaraguhamagaye ikuvana hirya iyo, iraguhamagara kugira ngo mugendane. Ayiwe twari tuzingi ubu turaho Imana idushaka. Yesu ahimbazwe cyane. Yesu ahimbazwe cyane. Yesu ahimbazwe cyane. Hari umuntu uri kumva ijambo ry'Imana ngo atere haleluya y'ubunoko bwo mwiriwe Imana. Tera salame tangoma koseka. Kalamo zala etangima. Hari igihe kimwe nibuka ntazibagirwa, natangiye gukorera Imana ndakuze nk'uko nkuze, ubundi kugenda biza. Noneho nagiraga ipata rimwe nawe yacitse, kandi ni umuvugabutumwa nkorera Imana.
amen. Igihe kimwe nza kubwiriza ahantu bita Kamembe mu mugi, wenda hano harimo abanyacangugu murahazi, amen. ahantu hajya haburamo abantu b'icyangugu, umugi Imana yarawubagabije, amen. bahari kibamba Bwana asifiwe. Icyo gihe noneho ndabwiriza amavuta aramanuka, numva imbaraga ziramanutse, sinzi ukuntu nasimbutse mu mavuta, ndeba ndaguruka iyo byaje, nsimbutse twataramye neza, mbona umuriro w'Imana wamanutse, ngiye kumva numva ipataro yanjye, sinzi ukuntu nasimbutse, numva irakatse, irakaka ndayumva, sinzi ukuntu nakoze, bari mu mavuta, bari mu kirere, numva zagenze gutyo nyine, yacitse kandi yari yacitse cyane. Nambaye agakote k'ijaketi, ndangije Bwana asifiwe, yagata igitangaza k'Imana kirabaye, Bwana asifiwe, yagata umuriro uratse w'Imana, imbaraga zamanutse, kumwe nimubireba, Bwana asifiwe. Ati abantu ntumufunge ku maso, mufunge amaso, igitangaza k'Imana cyabaye. Abantu bafunga amaso, abagore batangira kuvuga mu ndimi, umudiyakoni agize ngo ayitware, ndavuga ati oya, ndumva atari ngombwa, Imana yambujije. Bwana asifiwe. Yesu ahimbazwe cyane, Yesu ahimbazwe cyane. Ariko none iyo nambaye irakomeye ntabicika, n'indi nasize mu rugo irakomeye ntabwo yacika. Yesu ahimbazwe cyane, zirakomeye ntabwo zacika. Ucunge neza uko simbuka kose zirakomeye, bana bawe kuzikorera kontorore. Tugira gutya ibiganza yemwe, Yesu ahimbazwe cyane. Imana iravuga Aburahamu we, siga bene wanyu, siga imirimo yawe, siga kutazara, siga karande, siga ibigirwamana, haracyari ubutabazi we. Mureke kurebera Imana inyuma, ahubwo turebere Imana imbere. Ntabwo Imana iri inyuma yawe, Imana iri imbere yawe, ikeneye kutemera. Yesu ahimbazwe cyane, Yesu ahimbazwe cyane. Ikeneye gutera iki? Gutera iki? Tera intambwe wisubire inyuma, Yesu arakureba. Tera intambwe wisubire inyuma, Yesu arakureba. Nimba biza binamira ariko Hello salame tangomba tukuyaga kumva. Aburahamu arangije yumvira Imana, tumaze kumenya igihe tumaze mu kibazo, kuko dusigaranye ijambo rimwe ryitwa kwemerera Imana. Iyo twaburiye ubutabazi kwa bene wacu badusuzugura, twarabuze agaciro, amahirwe abasigaye namwe ni ukureba kuri Yesu. Hari umuntu unyumvishe ngo Imana ikindi rega akazi kaba twatuzanye ugukorera Imana, amen. Ukoraga neza umudiyakoni akaza kuguhemba, ntabwo tuzahemba n'abadiyakoni, tuzahemba nande? Imana. Uje umenya atatu. Yesu ahimbazwe cyane. Aburahamu arangije aragenda, yita kuri karande z'iwabo, yita ku zari zarananiranye, arangije aragenda yumvira Imana. Barizo mwegeranye ngo uzawumvira Imana, cyangwa arangije ugeruka yidefite. Hari abantu baza bantangaza barokore, mwagiranye ikibazo ngo nimba ari agakiza ndaba ngarambitse ku ruhande, uragapfa. Amen. Yesu ahimbazwe cyane, Yesu ahimbazwe cyane bakunda. Aburahamu ayemerera Imana, baragendana. Iyo twemereye Imana tukagendana, tujya dukorera Imana, tugasenga Imana. Abantu bakavuga ko bizaducanga, ariko iyo wemereye Imana, Imana yikorera inzara yawe, ikikorera amagorwa yawe, ikikorera ibikwemerera. Aburahamu ntiyatinya inzara,
ntiyatinya ibigeragezo ntiyatinya kurara imana ikajya igenda iringaniza akaringanisha niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo nzakuba imbere kandi ahataringaniye nzaharinganiza nzavunagura inzu z'imibiri nzacamo kabiri ibiringizo by'izuba Yesu ahimbazwe cyane Yesu ahimbazwe cyane Yesu Kristo ahimbazwe cyane Yesu Kristo ahimbazwe cyane Yesu Kristo ahimbazwe cyane wahamagawe n'Imana birashoboka ko abantu batahamagawe barwanya umuhamagaro wawe barwanya ijambo ry'Imana ariko Imana yavuze ijambo ry'Imana rirakora ijambo ry'Imana riragutambutsa rituma urya uburozi ugakomeza kubaho ijambo ry'Imana rituma batega imitego ukayitambuka ukagera kuri cya kintu Imana yavuganye nawe baterwa ubwoba ngo bari gukiraho imyaka bamaze bacuragura wabaye ngo bakwanze ko bakwanze se ukitwa amazina yawe ko bacukuye izobo hari ubwo wagiyemo ugasanga bya yindi yabanye nawe cyagiye n'ubu uracyari bohereje amahene ya yindi yabonetse uracyari bateze ibitega ya yindi yabonetse uracyahari bavuze ngo ntirumaze kabiri urugo rwawe ya yindi yabanye nawe mwitangire uracyari kumwe nawe Yesu ahimbazwe cyane bavuze ngo umugabo azamusengereza ya yindi yabanye nawe vuga ngo iracyahari vuga cyane ngo iracyahari bivuge cyane satani abyumve vuba bivuge cyane uburozi muturanye abyumve vuba zamura cyane haleluya elamo sazalame kangoma kosena roli zalame kalama salame kotangwa abantu batahamagaye mababwira niba abandi baza n'uburozi mwitaniye kugira ngo barwanye abahamagaye bona sifa ugasanga umuntu ari mu kukubwira nama ari kukugambanira kandi n'iyi biri yagize gute arayituze mu nzu ubu ntabwo yahamagawe Imana ikurinda abantu batahamagaye kugira ngo abantu batahamagaye mu izina rya Yesu Salame tango makosena Gloria salame tango makosena mukuru wanjye wize tuganira ngumva amavuta aramanutse kavuga kundi uzi
uvuga ni iki? Ndavuga uti n'ibyo utazi. Ati none se ubwo ushatse kuvuga iki? Nkamubwira ngo Yesu aragushaka. Yesu ahimbaze cyane. Muri kaminuza ntibyazumvishe, muri segonderi ntibyazumva, n'ahandi ntiyagira gute ntibyazumva. Bwana Yesu asifiwe. Ubwire mugenzi wawe ngo ufite ikimenyetso kikugendaho. Ndagira ngo ushyire ikintu cyananiranye mu ruhande rwawe, wizere Imana muri ayo masengesho. Ntabwo bizakibikemukira mu bapfumu, ntibikemukira mu rura hirya no hino, biragezwa. Nuko bageze hano haboneka ijambo rivuga ngo musabe muzagira gute, mushake muzagira gute, mukomange kwa murabona ibitayendaye, muzamwumve Giswahili. Turanga hamwe agatoki dakika ngoma Pamela salande agoiga Pamela salande Pamela semariga Tana motango manga sangaya Twagira guti biganza Sigi bibazo chawe Sigi amayini yawe Sigi bibazo hano Yesu maze ubukode bwawe hari umuntu Imana imeretse muri iri terane uwo mugabo wegeranye uwo mugabo simama nikwambie maneno ambayo Mungu ameniambia ule ufite ndangili yangu. Amen. Bwana asifiwe. None numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo Satani yaragiye kukwiganya ibintu bikomeye, ariko Imana irambwiye ngo ikurengeje mu migambi ya Satani. Kabiri, Imana irambwira ngo kubwire ngo nubwo ufite abanzi bari kukurwanya muri iyi minsi, ndetse kandi basa n'abamaze gufunga isoko yawe, ariko Uwiteka Imana yambwiye ngo akinguye ikindi kerekezo cyo kunyweraho ugashira inyota, maze abakwimaze iminsi bakabona Imana yaserukije kurusha. N'abakomera Imana amashyi menshi gusa cyane. Imana yambwiye ngo wegeze utega impanuka kugira ngo utegure ukore impanuka upfe, ariko Uwiteka Imana yambwiye ngo ntabwo uzigera ugendera ku mbago ndakurahiye. Siga ibibazo byawe, siga amadeni yawe,
umufana wake gushima. Imana igiye gukora ibiremereye kandi saha gusa uzashimira n'impande zitandukanye bitewe n'ukuntu Imana ikoze ikintu kiremereye mu ruhande rwawe. Ninde witeguye gusiga ibibazo ngo akomere Imana amashyi menshi cyane? Ibibazo cyane reka meze kuri Aburahamu tujyaho twasomye siza wenda gutinda Elome tansalame tahurika Elome salame takoma sidika Tome voria sema Tokera sala eganimo sangawa wakosema Tome mosile gangima Kame gangi wasangawa Monyema abantu benshi mufite ikibazo cy'ideni muri aya materaniro ariko Imana yanzanye hano igiye gusetsa imitima yawe. Niba wizeye ko imaze kwishyurwa ukaba udafite gushidikanya ntiwozamurira Imana haleluya y'umuriro ukayishimira. Ijambo ry'Imana ryabwiye Yeremiya ngo ubwo yari akingiraniye yijiriya hari abantu umaze igihe ukingiraniwe utinyagamura nta kwinyagamura ufite ariko ijambo ukizera aya magambo ugatabaza udafite gushidikanya hari Imana yamanukiye mu rugo rwawe, hari Imana yamanukiye ku bana bawe kugira ngo ibaheshe ubwenge, hari Imana yamanukiye ku rugo rwawe kugira ngo irwuzuzemo agakiza kayo, hari Imana yamanukiye mu biganza byawe kugira ngo igukize inyatsi. Twongere gutega kuri Imana. Yeremiya ngo yari akingiraniwe mu gikari k'inzu y'imbohe ameze gutya yigunze kandi ngo yazaga asenga ariko ngo ntizumvikane. Amen. Yes. Tugomba kugira gute torero, impamvu ya mbere tugomba kuyivamo ni ukubera hari ijambo Imana yavuganye natwe, hari ijambo Imana yatubwiye bitandukanye n'amagambo yamanutse adusetsa, amagambo yamanutse aduserereza, amagambo yamanutse aturwanya, agomba kuganzwa n'ijambo ry'Imana. Reka mvuge gato ku muntu wahamagawe n'Imana. Yesu ahimbaze cyane bene umuntu wahamagawe n'Imana ni Aburahamu amaze guhamagarwa n'Imana umvisha umwuka mwira kumugarukaho, amaze guhamagarwa n'Imana bakomeza kugeragezwa ariko ngo yageragezwa Imana igakomeza kuvuga. Reka mvuge ku ijambo no tugeragezwa, ijambo ry'Imana rikomeza kuvugana natwe rikadukomeza tukaritambukana bagatega imitego, ariko ijambo ry'Imana rigakomeza kuvuga ku buzima bwacu. Yesu ahimbaze cyane, Yesu ahimbaze cyane, Yesu ahimbaze cyane. Imana yageze ibwira Yeremiya iramubwira ngo Yeremiya uruzi nini umeona tuzi kona wayiroza neza tunayibona tuwayirebye nayibona ati ko niko n'indi jambo kugeza rigize gute. Yesu ahimbazwe cyane, Yesu ahimbazwe cyane. Ndagira ngo nkwibutse mwene data uburemere bw'amagambo abantu bavuze ntabwo yaruta ijambo Imana yavuganye nawe, uburemere bw'imitego abantu baguteze ntabwo byaruta ijambo Imana yavuganye nawe. Burya rya jambo Imana yavuze ntabwo rigizwe n'abakurwanya, ntabwo rigizwe n'abarozi, ahubwo rigizwe na nyir'ijambo. Yesu ahimbazwe cyane.
ijambo risubiza agaciro, hari ijambo ritanga ikerekezo, hari ijambo rivuga, hari ijambo ryikorera. Yesu ahimbazwe cyane. Aburahamu umumuhumuriza, abura umukomeza, ariko Imana ikamusanga igakomeza kuvuga. Sifa kwa Mungu. Na Yobu twamuvuze, kumuvugaho nta cyaha naba nkoze. Yesu ahimbazwe cyane. Yesu ahimbazwe cyane. Yesu ahimbazwe cyane. Yesu ahimbazwe cyane. Nubwo twageragezwa ariko dutuza ijambo muri twebwe, tujya dukandagira inzoka na sikoropiyo, bakaduha ibyica tugakomeza, bakadutega tugatambuka. Niko Yesu yavuze ngo muzakandage inzoka na sikoro, ntacyo bizagira gute. Uzamurira Imana icyubahiro. Yesu ahimbazwe cyane. Yesu ahimbazwe cyane. Hari uburyo Imana mbonye kugarukaho, kandi uburyo Imana ikujeho dariyasema ikongera igihe cyo kubaho. Niko numvishe umwuka mbwira, ariko Imana iragusaba kuyiba hafi cyane ndetse kandi mukegerana nayo, kuko ndabona hari ibintu Imana ije gukura muri wowe ikaguhindura uko yateguye igomba kukugira. Ikindi Imana ikambwira ngo nkubwire b'amaso muri iyi minsi, kubera ko Uwiteka Imana tangumarira hari imigambi ikomeye Imana igukuyeho. Ndabona hari imigozi Imana ibohoye ku buzima bwawe. Hari abantu bumvishe amakuru ngo dukomere Imana amashyi. Nagiye kubona mbona ibitero bigutera cyane, ariko bikagutera mu ijoro bikakubuza amahoro, ariko Imana iravuze ngo amahoro utabonye kurusha iki. Yesu ahimbazwe cyane bene data. Yesu ahimbazwe cyane torero. Tukajya muri tawuni, tukava tawuni, tukambuka ahandi, tukaja ahandi, tugashezwa n'ijambo Imana yavuganye natwe. Usiko tuva muri geto tukajya no mu bindi byaha bigakomeza kudukurikiza. Amen. Umuntu akava muri karitsiye akajya mu yindi, ariko byaha bikakubwira ngo uzaba. Yesu ahimbazwe cyane. Yesu ahimbazwe cyane. Yesu ahimbazwe cyane. Kandi ijambo iyo ryakomeje kuza, Imana ikomeza kurishoreza imbaraga zidasanzwe. Haleluya. Ese turacyari kumwe? Mutambeshe murahari? Pepera Imana nk'amasegonda nka tukabona ko birangiye, inshuti zikaduponyoka, imiryango ikaduponyoka, ariko Imana we ariyo jambo ikagumana natwe. Yobu baramuponye, bari babona inshuti kugira inama. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ahimbazwe cyane. Satani nta mbaraga afite kuri wowe, ntukongere no kutuvuga. Umurozi ntakurusha imbaraga. Uza ntangara cyane, njye sinyavuga ngo baje kubivuga, barandoga se bandusha imbaraga, ahubwo nyuma zibaruka. Amen. Ubuhamya bw'amasegonda nka 100 begeze bohereza ipusi aho nari ntuye, nta nubwo yarimye amapusi ararari, ari ijoro ryose. Nange ndasenga, komeza guhamagara imbaraga z'Imana. Ndasohoka nurira igipangu ndasenga, mpamagara Imana. Yesu ahimbazwe cyane. Ugatondo kare ngiye kubona mu gipusi cyapfuye kiryamye aho ngaho, amaraso yatemze nk'ay'umuntu. Abantu babibonye baratangara. Yesu yesha ntinya byose. Yesu ahimbazwe cyane. Yesu ahimbazwe cyane. Yesu ahimbazwe cyane. Yesu ahimbazwe cyane bapendwa. Yesu ahimbazwe cyane bapendwa. Iyo twahamagawe n'Imana byose biragenda, ariko tugasigarana uzana ubutunzi, uzana amahoro, uzana agaciro. Niyo mpamvu
uzana n'uzana byose turitere abahari. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Yobu abonye bose bagiye, abonye bose bagiye basigarana Imana. Turi kumwe n'Imana ijana zose twanyazwe, za bindi zagiye mu myaka ya kera no twasigaranye nazo, tujyane na za bindi zaducitse. Imana izirikana muri aya masengesho. Sinzi ibyo wanyazwe, sinzi ibyo Satani yatwaye, ariko mu izina rya Yesu Imana iri kugarura none. Nimba ari ingingo zawe z'umubiri zatwawe, ukaba waramugaye kandi waravutse bimuze. Nimba ari ubusembwa ugenda no mu mubiri wawe kandi utagiraga, uyu munsi wa none Imana ikugarurira ingingo zawe, utahe wahubutse mu izina rya Yesu. Ese murizeye ngo muzamurire Imana icyubahiro? Arangije ategereza Imana. Imana ikomeza kuvuga ikintu abataramagaye batazi. Iyo batewe n'ibibazo bajya gupfumuza, bajya mu bapfumu, bikakomeza bikanga. Ariko twebwe iyo twatewe tugasenga, Imana igize ikakubwira ngo kuba mwana wacu izabana nawe, izagutabara, izakugirira neza, ntabwo uzapfa uzaramaza. Abantu mwicaranye za Imana, haleluya. Twongere cyane haleluya, twongere cyane haleluya torero. Shoba arahamagara biranga, ahamagara n'abo bari baturanye ntizemera, ahamagara muri famiye ntizakunda, abo yagaburiye ahamagaye ntizakunda. Ariko ijwi ry'Imana riramanuka. Uyu mugoroba hamanuka ijwi ry'Imana risubiza ku murongo ibyavuye ku murongo, ricangura izari zaracanganye, riguhesha agaciro mu miryango, rigusubiza izawe wanyazwe. Rimanuke mama, ritavuye muri bene wanyu, rimanuke ritavuye ku baturanyi, rimanuke we. Tera akaruru cyane, vuga ngo rimanuke. Tera Imana akaruru rimanuke, tera Imana akaruru rimanuke. Vugiriza Imana impundu riri kumanuka. Ndabona ijwi ry'Imana rimanuka, ndabona Imana igusubiza mu zawe, ndabona Imana iguhesha izo wanyazwe, ndabona Imana iguha agaciro, ndabona Imana iguha akazi, ndabona Imana iguha akazi, ndabona Imana ikingura umuryango. Haleluya. Rome salame tango makotangwe gai, Rome salame tanga bosiriganima, Ropeya salame tango mandiwa, Rala salame tako siriganima. Komera Imana amashyi, ndabona igusubiza ibyawe. Komera Imana amashyi, ndabona hari aho iguketse. Komera Imana amashyi, ndabona hari ibyo ukuyeho. Komera Imana amashyi, ndabona iguhesheje ibyo wabuze. Komera Imana amashyi, winjire mu mugisha wawe, winjire mu mahirwe yawe, winjire mu gaciro kawe, winjire mu nzu yawe. Ugomba kuva mu bukonje nawe ugacumbikira abandi. Yesu ahimbaze cyane. Mperutse gusenga Imana irangiye mba sinzi nsenga ngo Mana ngo ukwezi kugiye gushira. Ejo bundi nagiye gusenga mbwira Imana ati Mana Bwana asifiwe, ukwezi nta faranga rizava mu mufuka wanjye rijya kwishyura. Amen. Bwana asifiwe, ugomba kwinjira mu yanjye. Amen. Yesu ahimbaze cyane. Yaravuze ngo umusabe, murizera pe, mugire gute umusabe, muzagira gute musabe, muzagira gute musabe, tuzagira gute musabe, tuzagira gute. Uyu munsi usabe udafite ubwoba. Hari abantu Imana ireba basaba n'ubwoba. Ukirango turaremereye, muze ukirango turemereye ndakibona. Yesu ahimbaze cyane.
himbazwe kandi ijwi ryawe kandi ijwi ryawe reka gutinda ku bagusize n'abakwanze, reka gutinda ku miryango yawe yateye ahubwo noneho hamagara. Amen. Reka kureba kuba kuroga uzi. Hari umuntu ufite umuntu umuroga kandi amuzi koko ko ari we Satani akoresha kugira ngo amuroge. Amen. Bwana sifiwe. Ndagira ngo urenge urwo rwego, urenge abakurwanya, ahubwo ujya aho bahamagarira Imana uyihamagare. Yesu ahimbazwe cyane. Yesu ahimbazwe cyane. Imana ibwira Yobu ati Yobu we, hamagara noneho, umaze igihe ukora y'itatu ntiwabona igisubizo, wakoze y'ibiri ntikaboneka, ariko noneho hamagara. Nibwo tugiye guhamagara. Yesu ahimbazwe cyane. Ubu nibwo tugiye kubivuga. Imana ije gutabara, ingabo zije gutabara, ingabo zije gutabara,
Yesu ahimbazwe cyane. Yesu ahimbazwe cyane bakundwa. Ongera salame kangwa. Ababanzi Imana igiye gusetsa muri aya materaniro. Imana igiye kubasetsa. Imana igiye kugusetsa. Amen. Niba narakubaye umugabo nuza gutaha ugeze mu rugo utangire kugenda uri muri Mana ni umutima utekanye umunezero. Bwana asifiwe. Umusozi Yesu ahimbazwe cyane. Uze kuwuteka ufite umunezero. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimba atarakijijwe uze kumusekera, nubona arakaye utere haleluya. Ntabwo ufite Imana kubitangaza. Yesu ahimbazwe cyane. Yesu ahimbazwe cyane. Yesu ahimbazwe cyane. Ijambo ry'Imana muri Yesaya 5:5 haravuze ngo nimushake Uwiteka bigishoboka kukabonwa mumwambaza kigize gute akiri bugufi. Ndagira ngo ubwire ngo muri iyi minsi Uwiteka ari kuboneka ku bantu bamushaka, ari kuboneka ku bantu bamusanze. Yesu ahimbazwe cyane. Yesu ahimbazwe cyane. Ninde witeguye kwakira impinduka muri uyu mwanya? Ndagira ngo uhaguruke gatoya. Ndagira ngo uhaguruke gatoya ku maguru yawe. Heriyo salame kangoma kosega. Heriyo salame kangoma. Ugiye gutera haleluya zitatu. Kandi tuzitere tuvuga ngo arawavuye ari naho ngejeje. Anafasi n'ingano nito ari n'ahandi anyerekeje. Kabiri gatatu we. Yesu ahimbazwe cyane. Vuga ngo nibutse ndagira ngo ukomere Imana amashyi menshi ni wowe. Ngoma ari ku ngoma, ku ngoma yanesheje.
umunsi wa none azongera kuboneka ku wa gatandatu hano ufite ishimwe mu mutima zamura ikiganza cyawe Baba katika jina la Yesu Kristo hakuna Mungu kama wewe umeweza yote wewe ni Mungu mipango yako Bwana imetupeleka mahali hapa uwezo wako umetupeleka mahali hapa wewe nukoze ibanga no gucana bahagera ndategetse mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo umuntu wese icyo yasengeye acyakire nonaha kubw'ijambo ryawe kubw'ijambo ryawe ryitwa gutabaza watabaje wese umutima we ureke icyo yasabye acyakire abone impinduka mu buzima bwe uhereye none atangira abona icyerekezo urakoze kubikoze kandi bituremeye amashimwe turasakuje tugukomera amashyi menshi kubera kuba yakwiriye n'ayawe ibihe byose ntawe muzayasangana mu izina rya Yesu Kristo Nazareti amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu turabakunda cyane.